tumaze rero gukora taburo yacu, rwose irasa neza nk'uko tubibona, ariko noneho uyu mucuruzi wacu akeneye kumenya amafaranga yacuruje. Kugira ngo rero tumenye amafaranga yacurujwe, twakoze agataburo kitwa reconciliation. Ibi rero biradusubiza noneho kuri ya topic yacu twatangiye yitwa formula. Formula shortcut yayo ni Alt M. Kugira ngo rero dukore ino reconciliation yacu, tubone total revenue yabonye uno munsi, turakoresha formule zacu ebyiri arizo tugiye kwibandaho muri rino somo. Hari iyitwa sum niyo bita count. Izi formule zacu rero ziba muri formula, hari ya sum, nubwo count tutari kuyibona, ariko sum na count ziri muri formule tuzakoresha muri kino somo ryacu. Iri somo ryitwa Excel in action. Tuzakomereza kuri no tableau ku buryo tuzarisoza dukoze agasisitemu gatoya ko muri Excel umuntu ufite ubucuruzi buciriritse ashobora gukoresha, akamanaginga data ze, akamenya abakiriya yakira ku munsi, akamenya amafaranga yinjiza, akamenya inyungu abona, akamenya igihombo, akamenya ayo yaranguje, akamenya ayo bacuruje. Nkaba nkurarikira nanone ko utazacikwa rino somo. Nibutse kandi ko inkunga yawe ikomeye yo kugira ngo dukomeze iri somo nuko gushyiraho comment kuri rino somo, ku byo twavugurura, kurisangiza abandi. Twihuse rero tugiye gushaka total revenue. Turahera rero kuri sum. Ese sum ni igiki? Ese sum ikoreshwa ite? Mu by'ukuri rero tugarutse hano kuri ya taburo yacu, dushaka kubona ibyacurujwe, transaction zabaye, cyangwa se amafaranga yinjijwe na nyiri no butike, byasaba yuko dukoresha formule yacu twahereyeho yo guteranya, ari byo gufata tukandika bihwanye hano, tugafata hano tugateranya, tukaza hano tugateranya, tukaza hano tugateranya, tukaza tugateranya, tukaza tugateranya kugera hano. Ubona ko afite nka transaction 1000, sinzi ko twazanazirangiza. Wenda tugarukira hano, kanze enter, uhita ubona ko duteranyije kugera hano yaramaze gucuruza 4,900. Ibi bintu rero byagutera iseri kuko ufite nka transaction 1000, sinzi ko waziteranya kuzazirangiza. Uburyo rero bwiza bugezweho nuko twaza tukamenya ino column ya nyuma ariyo F15, tukamenya nino yahereyeho ariyo F4. Twarangiza tukaza hano muri reconciliation, ufate za column ni F15 na F4 arizo yahereyeho. Warangiza ukaza ushaka total revenue, ukandika bihwanye, ukandika sum, ngiyi ihita yizana, ukandika parenthèse ifunguye, ihita ikubaza number 1. Number 1 ni value iri muri seri ugiye guheraho uteranya
ni F4, ariko ukanze ino F4 ntago byakunda kuko yabara iri muri ino sheet ya reconciliation. Uzaza ukimara kwandika bihwanye ugaruke hano muri transaction uhitemo F4, cyangwa se niba uzi ya sheet uburyo yitwa, sheet yacu yitwa TXN, uzandika sum, wandike TXN, ushyireho agatangaro, nurangiza wandike F4, ushyiremo utu tumenyetso two kugabanya, wongere wandike TXN, ushyireho agatangaro, nurangiza ushyireho F15, nurangiza ufunge na bracket yawe, nurangiza ukande enter. ihita ikwereka ko amafaranga yose yacurujwe ari ibihumbi 10 amafaranga 400. Izangana nuko twaza tukandika hano sum, twarangiza tukaza tugaselectinga selection nkuko nababwiye mu buryo bwihuse. Iyo ushaka guselectinga ama rows uzaza ukande mu ya mbere, ukande control shift page down, nuvuga ngo bigaragarira birangirira kuri seri ya nyuma irimo data. Nurangiza uze ufunge bracket yawe, shift bracket, nurangiza ukande enter. Urabona ko ari ibihumbi 10,400 bingana n'ibyo tubonye hano. Noneho tugiye gushaka total revenue in Rwanda francs. So ni ibintu byoroshye rero, tuzaza dukande enter, noneho tuze duhitemo ino, niturangiza in Rwanda francs kandi RTH kugira ngo tujye muri home. Niturangiza tuze hano muri general, tuze nkuko twabibonye muri number format, tuze muri accounting, duselecting hano twandikeho Rwanda francs, niturangiza tubone okay. Noneho turashaka ese ubundi ano mafaranga nangahe mu madolari. Mu by'ukuri kugira ngo tubone ano mafaranga mu madolari, twagize akantu kitwa currency rate, igaragaza ko idolari rimwe ringana n'amafaranga 990. Kugira ngo rero tubone ano mafaranga amadolari arimo, tuzaza twandike equal, tuhitemo ya mafaranga mu manyarwanda, tugabanye n'amafaranga hano ino krone, ino row irimo rate y'amadolari. Niturangiza kandi enter, tubone ko ari amadolari 10, ariko nkuko mubibona haje utuntu twinshi. Turashaka yuko inyuma yacu haza umubarwa umwe. Tuzaza muri general, tubanze bya bintu byacu tubihindure mu madolari, niyo simbo ibanza. Niturangiza tulimite decimal ziza inyuma ya kadomo, tugire ebyiri, ushobora no kugira imwe. Arangiza kandi okay, tubone ko ya mafaranga yacu arimo amadolari 10.5. Hari uburyo rero abantu bajya bakoresha formule, bya bintu twigeze kwerekana hano, ngukanda hano ukamanura, ugasanga ziko ibintu byose ari ukumanura. Tubare wenda hano dushaka kubishyira wenda mu mayero,
urugero kambanze converting mu mayero. I'm counting amayero sinzi impamvu atari kuza. Okay, ndashaka amayero, ndakeka akamenyetso k'amayero ari aka ngaka. Okay, hano hantu rero turashaka gukonvatinga mu mayero. Dufashe hano tukamanura, reka turebe icyo tubona. Murabona tubonye error. Iyi error rero birasaba ko tubanza tugatracinga formula nk'uko nabibabwiye mu isomo ryabanje yuko tuzabereka, kugira ngo umenye ese iyi error iturutse he. Kugira ngo rero tuyimenye, tuzaza gutracinga formula yacu. Tuzakanda Alt M kugira ngo tujye muri formula. Niturangiza dukore icyo bita trace precedent, turebe ubundi no formule ibyayikubye biri kuva he. Iyo uhakanze irakwereka ko uburyo bwakoreshejwemo hano ari ino column, cell zaba affected ni cell 5 na cell M3. Nyamara twebwe muri zino cell nta formule ino cell ya M3 dufitemo. Ibi rero byatewe n'iki? Nukirikamo hano kugira ngo dukuremo ya president yacu, uzaza hano ukore remove. So mu rwego rwo kugira ngo wenda tunakwereke dukoresheje shortcut, kugira ngo ukore trace ya president uzakanda Alt M P. None dushaka kurimuvinga ya trace yacu dukande Alt M A A, izahita ivamo. Ni kimwe n'uko waza ugakanda hano. So impamvu rero tugarutse hano kuri trace precedent itwereka twakuruye hano. Iyo ukuruye formule n'ikindi wari uri gukuba nacyo cyangwa bishamikanye nacyo kiragenda. Ni ukuvuga ngo twakuruye hano formule tuva muri C. Reka tubanze dukuremo ino trace Alt M A A. Twakuruye ino formula yacu tuva muri cell ya C5 tujya muri C6, ariko iyi formula yacu twibuke yari C4 dukubye na M2. Nunakirika hano ihita ibikwereka ibi. Kugira ngo ubibone urakanda Alt MH kugira ngo ikwereke formula, kandi control na kano kamenyetso kugira ngo usubire inyuma. Nurangiza urabona yuko formule yacu yerekana ko ari C4 tugabanyije M2 ariyo rate. Noneho iyi ikaba yabaye C5 kuko twakuruye C4 tugabanyije M3. Tugikurura C4 ikaba C5, hariya naho hari rate muri M3 yari M2 yahise iba M3. So ni gute rero twa preventinga iri kosa, kugira ngo niba dushaka hano nidukurura ariko
ino formule dushaka gukuba ntihinduke, tuzabigenza gute? Kanda Alt M H kugira ngo uvemo. Kugira ngo formule yawe idahinduka, ukora icyo bita kuyilokinga. Ushobora kulokinga column cyangwa ukalokinga cell, ariko twebwe turashaka ko ibindi turajya dukuba byose ino cell yacu idahinduka. Uzaza kugira ngo lokinge formule yawe, rero uzagaruka hano kuri ya formule yacu twari twakoze, uze hano kuri M2 ariyo cell ushaka ko idahinduka, nurangiza ukande kuri F4. Izahita izana utu tuntu tw'amadolari. Aka iyo kaje imbere ya M bivuze hari bugende hahinduka ufunze ya kolamu yacu yitwa M. Noneho kano kadolari kari imbere ya kabiri bivuze ko ufunze ino row ya kabiri. Ariko si icyo cyonyine, turashaka ko nino C4 kolamu niragenda, kolamu ya C turashaka ko itari buhinduke, ariko rows ziri bugende zihinduka uko ugenda ukurura formule yacu. Birasaba ko ino C4 nyifunga kugira ngo ibyo ndajya nkuba byose ino row ya kane ntize guhinduka. Kugira ngo rero dufunge ino C4, nzaza kandemo hagati ya C na 4, kande kuri F4 inshuro ya mbere, bakande inshuro ya kabiri. Bivuze row ya 4 irafunze, ariko column ya C yo ntabwo ifunze. Nindangiza kande enter. Ni ukuvuga ngo noneho ninza amanura, ndahita nza mbone rate y'amayero. Ariko mu by'ukuri ntabwo iyero ringana n'idolari. Bizasaba ko tuza turebe iyero, wenda tuvuge ko iyero rimwe ringana n'amanyarwanda 1000. Icyo tuzakora, tuzagaruka muri formule yacu, niturangiza niba dushaka ko ibintu biri buze kugenda bikubana, tuzasubira inyuma muri ya formule yacu twari twafunze kubera twari turi gukoresha row imwe y'amadolari. None turashaka gukonvatinga no mu mayero. Icyo turi bufunga aha, turi bufunge column, nta kintu na kimwe hano turi bufunge. Tuzaza dukureho ya dola yacu, niturangiza kandi enter. Noneho uko turagenda tumanura formule yacu, tubone ko bigenda bihinduka. Kugira ngo tuverifie ko ari byo, turakanda hano, niturangiza dukande control na kano kamenyetso, tureba formule yacu ko ari okay. Twongere dukande dusubire inyuma, then noneho du tracing formula yacu turebe ko ariyo. Tuzakanda hano
niturangiza tuze hano muri formula dukore trace tubone ko ari ya C6 ariyo irimo total revenue uko bigabanyije na ya rate. Nkabanyeka ko iba ari byo, dukande Alt M AA kugira ngo tuve muri tracing. Then noneho tumaze kubona ibi ngibi, ariko reka ibi tubikureho kuko twari kuri icyo twari tugamije kuri tableau yacu, twari kubona total revenue tukabona total revenue in Rwanda francs, ariko se ni gute twabona transaction zabaye? Twamaze kubona total revenue dukoresheje sum, noneho reka turebe transaction. Transaction rero ni iyi ni transaction imwe, transaction ebyiri, nkuko tubibona ni transaction 12. Tubibonye kuko hano nazinambarinze, ariko zishobora kuba ari miliyoni imwe. Kugira ngo tuzibone tuzakoresha count, iyi formula count. Tuzazamo hano twandike equal, twandike count. Nkuko twabyize, iyo wanditse ijambo count izazana ibintu bijyanye nabyo, count, counter, count blank, ibi byose tuzabyiga. Nuhitamo count izahita yifungurira parenthèse, niturangiza twandike txn bivuga transaction, dushyireho ino niturangiza duhitemo row iyo ari column iyo ari yose irimo data. Twahitamo iyi iyo twashaka yose. Ushatse ubituza hano ukayihitamo, niturangiza dukande OK, dufunge parenthèse yacu, tubone ko ari transaction 12. Kubera transaction atari amafaranga, tuzasubira inyuma dukuremo tubihindure muri number. Abanyeka rero reconciliation yacu yabimeze gutya, kuvuga ngo twabonye total revenue mu mafaranga dukoresheje sum, tubona muri formula yacu tuyabona mu mafaranga. Twafashe ayo twabonye hano tuyahindura mu manyarwanda dukoresheje number formatting. Turangije dushaka amafaranga yacurujwe mu madolari. Nta bundi buryo hano, ikintu twashaka kwigamo cyane ni ugufunga formule no kuyifungura. Iyi reka tuyisubize tuyifunge. Turangije tubona total transaction dukoresheje formule ya count. Abanyeka isomo ryacu ry'uno munsi ryaba rirangiye. Nkaba ngukangurira kutazacikwa n'isomo ryacu, kuko noneho tuzakora reconciliation yo kureba ese buri mukiriya yakoze transaction zingahe, ese amaze kwishyura amafaranga angahe. Ni urugero ushaka kubaha bonus, cyangwa wenda batakwishyura ushaka kureba amadeni barimo, uburyo wakora formule bikajya byizana hano automatically, ukareba Kalisa afite umwenda ungana iki, ese Kalisa kuva ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu kugera ku itariki 5 z'ukwa gatatu amaze kwinjiza amafaranga angahe. Ibyo ni ibintu bikunda gukenerwa cyane nk'abantu bafite amashopu. Niba afite shop i Muhanga akagira indi Rusizi, abakeneye se i Rusizi binjiza amafaranga angahe. I Rusizi ashobora kuba afite abakozi 3, Emmanuel wenda
na Yohana. Ese Yohana muri Rusizi yinjiza amafaranga angahe? Ese Manuel we yinjiza amafaranga angahe? Ese kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki 30 z'ukwa mbere yinjiza angahe? Ese mu mwaka wenda wa 2021 mu kwezi kwa 4 Manuel yinjije angahe mu karere ka Rusizi? Ibyo nibyo tuzareba mu isomo ryacu rikurikira. Murakoze cyane.